cyangwa mu isengesho. Ndakubwira yuko rero ubuzima bwawe igihe bwose ubutoje gusenga, ukabutoza umwitozo w'isengesho, uburimo wimika ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Kandi ubwami bw'Imana, iyo tuvuze ngo ubwami bw'Imana buze, reka aribwo ngomeza kuvugaho, kuko nibwo tugezeho mu gusenga. Iyo tubuhamagaye ubwami bw'Imana bukatwitaba bukaza muri twebwe, nago buza bwonyine. Ubwami ni guverinoma. Iyo ubwami buje buzana na ministeri zose. Nyawo nakubwira abantu nkabwira ngo iyo perezida wa repubulika agiye mu ntara runaka, ajyana na guverinoma, ajyana abaministiri, ajyana n'abashinzwe ibigo bikomeye, ku buryo aba yiteguye neza ko abaturage be aha serivisi ayobora niba mubaza ikibazo arahita abwira ministeri runaka ishinzwe ikibazo cy'uwo muturage kugisubiza. N'ubwami bw'Imana iyo buje rero buzana na ministeri zose, buzana guverinoma zose, buzana n'ubutegetsi bwose. Iyo tuvuze ngo ubwami bwawe buze mwami, buzana na byose. Haleluya. Kandi uko guverinoma zubatswe niko n'ubwami bw'Imana bwubakitse, ndetse bwubakitse no kurushaho. Rero iyo tubuhamagaye ngo ubwami bwawe buze, buzana n'umutekano, ministeri y'umutekano. Yesu ashimwe cyane bavandimwe, inshuti zanjye zo kuri cyano Bishop John K. Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbahaye ikaze uyu mwanya tugiye gukomeza kandi kuganira ijambo ry'Imana no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buzana impinduka mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Nanjye mbashimira mwese abakomeje kubana natwe muri uyu murimo, abadushigikiye kugira ngo uyu murimo ukorwe neza, abadukurikirana bose, abaduha comment nziza, mwese turabashimira mu izina rya Yesu. Turasaba ko mukomeza kutwiyungaho tugakomeza gusangira iby'ubwami bw'Imana. Natangiye ubu nimbabwira ngo uko umuntu wacu w'inyuma, sinzareka kubivuga, akenera ifunguro rya mu gitondo, rya saa sita n'irya nimugoroba, kandi agakenera ifunguro ryuzuye intungamubiri kugira ngo agire imbaraga, kugira ngo agire ibyo akora bitungane. Ni nako n'umuntu wacu w'imbere w'umwuka wavuye ku Mana nawe akenera ibyo kurya by'umwuka kandi byuzuje intungamubiri kugira ngo nawe abashe kugwiza imbaraga zo guhangana n'isi n'ibihe n'ibindi. So rero niyo mpamvu rero muhawe ikaze ku ijambo ry'Imana. Nabwiye ngo hazajya hacaho ijambo ry'Imana buri gihe, hazajya hacaho umutsima w'umunsi, buri kimwe cyose, kandi umwuka arimo arabidufasha. Namwe rero turabingize mukomeze muze dusangire iby'ubwami bw'Imana. Nzi ko twese hamwe tuzanesha, kandi twese hamwe tuzabona ingororano, tuzabona umugisha mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha. Tugiye gutangira, reka dusenga Imana kugira ngo dutangire uyu murimo. Mwami Data, turagushimye kandi turaguhimbaje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turakwinze ngo twohereze umwuka wera atuyobore kandi adufashe muri byose. Imbabazi z'Imana zibane natwe, imirimo n'ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu rikomeye kandi risumba amazina yose. Amen. Yesu abaho umugisha. Tugiye gukomeza ijambo ry'Imana. Uyu munsi turatangira kuganira ku gusenga. Uyu munsi turatangira kuganira gusenga, ku gikorwa cyo gusenga k'umukristo. Niryo jambo tugiye gutangira kuganiraho muri iyi minsi iri imbere, kugeza igihe umwuka azaduhera irindi jambo. Ariko muri iyi minsi umwuka yamaye kuganira n'abantu b'Imana ku gusenga. Tugiye kureba icyanditswe duhagararamo muri iyi minsi yo gusenga, kiri muri Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 6 umurongo wa 18. Havuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Amen.
ndashaka tuganire kuri ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice byaho 6 umurongo wa 18. Muri iki gice cyangwa muri uyu murongo Pawulo avuzemo ibintu by'ingenzi nka 3. Icya mbere avuze igikorwa cyo gusenga nyirizina, nicyo tugiye kurebaho uyu munsi. Icya kabiri avuze igikorwa, avuze umumaro w'umwuka mu gusenga. Icya gatatu avuze kuba maso. Rero turaza kuganira kuri ibyo bintu 3, ariko byose tubiganisha ku mumaro wabyo mu gusenga. So nibyo turi buganire muri iyi minsi, kandi dukomeza no gusenga kugira ngo Imana itugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Pawulo, gusenga, reka duhere ku gusenga. Gusenga nago ari ibintu bavuga, ahubwo gusenga ni igikorwa gikorwa. Gusenga nago ari impano, nk'uko abantu bajya bavuga ngo mfite impano yo gusenga, mfite impano yo gusenga. Hari abantu bajya bagatoranywa n'umwuka kuko bazi gusenga, bagashyirwaho n'itorero cyangwa bagashyirwaho n'itsinda runaka kugira ngo basengere ikintu runaka, ariko naga bisobanura ko bafite impano yo gusenga. Oya, ahubwo bazi gusenga, batoranyijwe n'umwuka kugira ngo basengere ibintu runaka cyangwa abandi. Ariko gusenga ni umwitozo. Yesu ashimwe cyane. Gusenga ni umwitozo, niho bitandukana n'umwuka. Umwuka ni impano, ariko gusenga ni umwitozo. Ni ikintu gikorwa, umuntu akagitozwa, akakimenyera, kikaba mu buzima bwe, akajya kinyoterwa. Yaba atabikoze akumva afite inzara, akumva afite inyota yabyo kuko yitoje kubikora. Umwitozo, reka dutange urugero ku mwitozo ngororamubiri. Iyo umuntu agiye gukora umwitozo w'ingororamubiri wa siporo, ashobora gutangira akora iminota 5. Yakora iminota 5 akaba ararangiye, umubiri we ushizemo imbaraga. Iyo ejo agarutse ku minota 5, umubiri ubwawo ugenda umenyera, kandi uko umubiri wiyomenyera niko ugenda wiyongeza iminota ubwawo, kugeza ubwo umuntu ashobora gukora imyitozo iminota 30 cyangwa 40 ataruhutse. Iyo birangije bityo rero, bigeze igihe umubiri umenyera imyitozo, bikagera ku rwego umuntu umubiri ubwawo atawukoresheje siporo umwishyuza gukora siporo. Ubwonko bukamwishyuza siporo, umubiri ukamwishyuza siporo. Yaba atakoze siporo nasinzire kuko umubiri wamaze gutora gukora umwitozo. N'umwuka rero gusenga niko bigenda. Iyo umuntu akora gusenga, iyo umuntu atangiye kwitoza gusenga, ashobora gutangira avuga ijambo rimwe. Niyo mpamvu igihe Yesu yigishaga abigishwa be gusenga, ntabwo yigeze abigisha detayi, yababwiye ibintu 5 gusa by'ingenzi. So rero icya kabiri, uko ugenda utangira uvuga data wa twese wo mu ijuru, niko ugenda umenyera, ugatangira uvuga ijambo rimwe, ugatangira uvuga 2, ugatangira uvuga 3, ugatangira usenga iminota 10, ukageza ku minota 30, ukageza ku isaha nk'uko Yesu yavuze, ukageza ku rwego noneho utangira no kwiyiriza ubusa, ukageza ku rwego utangira no gukora dry. Kandi icya gatatu, gusenga nago bigira igihe. Kuvuga ngo mfite ibibazo ngiye gusenga, mfite impamvu zituma njya gusenga, mfite ikigeragezo ngiye gusenga. Oya, gusenga ni ubuzima bw'abakristo bwa buri munsi. Waba ufite impamvu ituma isenga, waba udafite impamvu ituma isenga, ubuzima bw'umukristo bugombye kuba bwaritoje umwitozo wo gusenga, wo kuvugana n'Imana mu izina rya Yesu Kristo.
reka dusome ijambo ry'Imana riboneka, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Luka ibice 11, Luka 11, Luka 11 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Bibiliya iravuze, nabwiye ngo gusenga ni umwitozo, ntago ari impano, kuko aba ni abigishwa ba Yesu Kristo bari hamwe na Yesu asenga. Ntabwo bigeze bivuga ngo duhe gusenga. Yaza kuba ari impano, tumvikane hano hantu, yaza kuba ari impano bari kubwira umwigisha ko yari afite ubushobozi bwo kubaha buri kimwe cyose. Bavuga ati, databuja, duhe impano yo gusenga. Ariko ntabwo ariko byakoze, ahubwo bambwiye ngo twigishe gusenga nk'uko Yohana yabitoje abigishwa be. Yohana umubatiza niwe wabanjirije Yesu, twese turabizi, niwe wateguriye Yesu inzira. Yohana yari afite abigishwa be babanaga nawe, bamuyobotse, barimo na Andereya umuvandimwe wa Petero. Barangije, ngira ngo kuko Andereya bari barabanye na Yohana, bazi uburyo yatoje abigishwa be gusenga, barangije nabo basaba Yesu bati, dutoze, twigishe gusenga. Kubera iki basabye Yesu kubigisha gusenga? Nuko ubuzima bwabo bwose babanye na Yesu Kristo, babonye ko ubuzima bwe ari ugusenga. Iyo usomye Bible itwereka neza ko ubuzima bwa Yesu Kristo bwose, nubwo Yesu yari Imana, nubwo Yesu yari umuntu ufite ubundi bushobozi buri hejuru, ariko ubuzima bwe bwose yari yaburunduriye mu gusenga. Yajyaga abana n'abantu, agakora ibitangaza, yamara gukora ibitangaza akabasiga akajya gusenga, nta yindi mpamvu gusa akajya kuvugana na so mu ijuru. Rero barabibona, nabo barabyitegereza, babona ko ari bwo buzima bw'umukristo. Ubuzima bw'umukristo bugombye kubaho mu buryo bwo gusenga. Ntabwo bapfuye gusaba Yesu gusa ngo twigishe, bamusabye ibyo bamubonaho, bamusabye ibyo bamureba akora, bamusabye, donc baramwitegereje, babona nta bundi buzima bwa Yesu muri ministeri. Imyaka 3 yamaze akora umurimo kwari ugusenga, kandi yarihereraga, ntabwo yasengeraga mu kavuyo, ntabwo yasengeraga muri rusange, yarihereraga ubwe. Hari abantu rero bananiwe gusenga cyangwa batitoje gusenga, basengerwa. Gusengerwa si bibi, twumvikane kuri iryo jambo. Hari abantu babifata nabi nabyo. Gusengerwa si bibi, kuko dufite abantu bafite impano zitandukanye. Hari abantu bafite impano y'ibitangaza, kandi umuntu ufite impano y'igitangaza ayikoresha asengeye umuntu. Ashobora gusengera ugakira, kuko udafite iyo mpano ni ukuvugana na Kristo. Niyo communication ihari, niyo nzira ihari, niyo murongo uhari. Nkuko dufite umurongo wa MTN, tukajya network tuvugiro za MTN, tukavuga n'abantu muri Amerika, tukavuga n'abantu mu Burayi. Ni nako n'umurongo w'abakristo n'Imana unyuzwa mu gusenga. Haleluya. Reka turebe rero, nambabwiye ngo impamvu abigishwa basabye Yesu kubigisha gusenga nuko babonaga ari bwo buzima bwe. Reka turebe ku byanditswe byera, ndashaka tujye dukoresha ibyanditswe kugira ngo tubashe gufashwa neza. Reka twongere turebe Luka 5:16. Haravuga hate, Luka 5:16 havuga ngo, ariko we abavamo yiherera mu butayu arasenga. Uwo ni Kristo. Yaramaze gukora ibitangaza, ari hamwe n'abantu benshi, ngo arangije abavamo yiherera mu butayu ajya gusenga. Uwo ni Yesu Kristo. Yabanaga n'abigishwa be, yabanaga n'umurimo akora ibitangaza, ariko ngo akabavamo akajya kwiherera, akajya gusenga, akajya kuvugana na se. Umukristo udafite ibihe byo kwiherera na se,
ngo yumve icyo umwuka avugana n'ubuzima bwe, nagashobora gukomera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Gusenga nibyo bijya bituma tunesha ibigeragezo. Reka mbabwize ukuri, impamvu dusenga irakomeye. Nabwo reka twese tugira ibibazo. Isi, abantu bose bari mu isi bagira ibibazo. N'ubu hari abafite ibibazo by'intambara, hari n'abafite ibibazo by'ubukene, hari n'abafite ibibazo by'urubyaro, hari n'abafite ibibazo bitandukanye. Ariko nago twese tugeragezwa. Bishatse kuvuga ikibyo, ibibazo no kugeragezwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Ab'isi nago bajya bageragezwa. Munyumve neza, ab'isi bahura n'ibibazo ariko nago bageragezwa. Ariko abizera twebwe mu bibazo byacu habamo n'ibigeragezo. Rero niki gishobora gutuma umukristo mu bibazo atsinda ibigeragezo? Ni ugusenga. Iyo umukristo adasenga akinjira mu bihe by'ibibazo atsindwa n'ibigeragezo. Uyu Yesu tuvuga yari mu isi ahura n'ibibazo nk'iby'abandi, ariko ntabwo yigeze atsindwa no kugeragezwa, kuko buri gihe cyose yahoraga yiyambura abantu akajya kwiherera n'Imana. Rero iyo umukristo asenga aba arimo imbaraga zo kunesha kugeragezwa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abigishwa be bitegereza Yesu. Niyo usomye Matayo 14:23 hasobanura neza uburyo Yesu yajyaga ava mu bintu byose akabisiga akajya gusenga. Na Marika arabivuga 1:35. Yesu yajyaga yitarura, Yesu yajyaga asiga abandi bantu, Yesu yajyaga asiga abigishwa be akajya kwihererana na se, akajya gusenga, akajya kumva icyo se avugana nawe, rero gusenga ni igikorwa. Aha rero n'abigishwa bakurije kureba iyo disipurine ya Yesu, kureba uwo murimo Yesu akora, uko yiherera, uko asenga, amasaha amara asenga, imbaraga akurayo. Batangira kumubaza ngo data buja, mwigisha, natwe twigishe uburyo bwo gusenga. Haleluya. Dutoze uburyo bwo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 11 Luka niko yatubwiye, ibice 11 ku murongo wa mbere, bati twigishe natwe uburyo bwo gusenga. Gusenga rero ntago biva mu ijuru ngo bimanuke mu muntu. Gusenga ntago umuntu abirota mu nzozi ngo abikore. Gusenga ntago umuntu amurambika ibiganza ngo yige gusenga, ngo umuntu ngo sengera nige gusenga. No, gusenga ni umwitozo w'umwuka. Ni ikintu umuntu yitoza, agatoza ubuzima bwe, gusenga buri mwanya, gusenga buri gihe, gusenga buri saha, gusenga buri mugoroba, gusenga buri gitondo. Donc noneho bikageza igihe byikora muri wowe byisetingamo. Igihe cyawe cyo gusenga cyagera ugasenga. Si ugusenga. Ikindi nababwiye nsubiramo mu mbabare gatoya, hari ukuntu abakristo twahengamiye ku bibazo. Umuntu yaba ageze mu bibazo akaribwo yibuka gusenga. Umuntu yaba ahuye n'ibigeragezo akaribwo yibuka gusenga. Umuntu yaba agize impamvu zituma asenga akaribwo yibuka gusenga. Ntago ariko dukwiriye kubaho. Bikwiriye kuba ari ubuzima bwacu, bikwiriye kuba ari umwitozo twakoze ku buryo ari ubuzima bwa buri munsi. Nko kuntu umwana avuka bakamutoza kurya no kunywa, akageza ku rwego igihe cye cyo kurya kigera igifu kikabwira ngo ndashonje, ndashaka kurya, akajya kurya. Umwana avuka atazi kurya, bakamwigisha konka, akageza igihe amenya ngo isaha n'ibere, bakamwigisha kurya, akageza amenya ngo isaha niyo kurya, isaha yo kurya ajya atazi no kuvuga akarira, bakamenya ngo umwana arashonje. Uko ni nako dukwiriye gutoza umwuka wacu n'ibitekerezo byacu n'umutima wacu n'ibyiyumviro byacu gusenga, n'umubiri wacu kuwiriza ubusa ugasenga. Ukajya umenya ngo igihe cyo gusenga nimba kigeze, alamu ikavuga muri wowe ikagukangura ugasenga, kuko gusenga biduha kunesha ibigeragezo mu izina rya Yesu. Ikindi tugiye kuvuga, Yesu amaze abigishwa bamusabye ngo twigishe databuja gusenga. Atubwiye ngo nuko ari ahantu hamwe asenga
arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Icyo nicyo cya mbere nababwiraga. Gusenga birigishwa, biratozwa. Ni umwitozo ukorwa mu buzima bw'umukristo, agatora gusenga, akamenyera gusenga. Nubwo waba usengerwa, niyo waba ufite umuntu ubi wawe mu rugo gusengera, ariko Imana ikeneye isengesho ryawe. Niyo waba ufite abantu 10 bagusengera bakwakuranwa, bamwe baruhuka saa 4, abandi bagatangira saa 7, abandi bagatangira saa 10. Niyo waba ufite abantu bashyizeho uhemba bagusengera, ntabwo ayo masengesho abantu ahagije. Wowe ubwawe ukwiriye kwitoza gusenga, ukajya imbere y'Imana ukayibwira ukuri kuri mu mutima wawe. Icya kabiri, tugiye kureba noneho Yesu umurongo yahaye abigishwa be. Umurongo wa kabiri ngo arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Haleluya. Yesu abahaye umurongo wo gusenga. Yesu yavuze ibintu nka 4 nka 5, ariko jyewe ndeka mvuge iki kimwe cyonyine. Uyu munsi nicyo natatse kuvugaho. Yarabwiye ngo nimujya musenga. Urumva kuri ababwiye? Nagababwiye ngo mujye musenga 3 ku munsi. Nagababwiye ngo mujye musenga 4 ku munsi. Nagababwiye ngo mujye musenga 10 ku munsi. Yabwiye ngo nimujya musenga. Urumva? Nimujya musenga, mujye muvuga ngo data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Icya mbere ni ukuzamura izina ry'Imana rigashyirwa hejuru. Izina ryawe ryubahwe. Abivuga ngo icya kabiri, mujye muvuga ngo ubwami bwawe bwime muri twebwe. Haleluya. Bivuze ngo ubwami bw'Imana bwimikwa no gusenga. Ubwami bw'Imana turabwakira iyo twizeye Kristo, tukamwizeza umutima wacu, tukatuza akanwa kacu, twakira gukizwa kwizera, twakira ubwami bw'Imana. Ariko ubwami bw'Imana bukomezwa no gusenga. Kwavuze ngo nimujya musenga, mujye vuga ngo data wa twese wo mu ijuru, ubwami bwawe buze. Haleluya. Nuvuga ngo umukristo usenga ahora yubakitse ku bwami bw'Imana. Ngo mujye muvuga ngo data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Iryo sengesho rakomeye rya data wa twese wo mu ijuru, ubwami bwawe buze, buganze, aba ari bwo butuyobora, aba ari bwo butwubaka. Twese ndetse umuntu arasenga akageza urwego ubuzima bwe buhinduka ubwami bw'Imana, cyangwa bwuzura ubwami bw'Imana. So rero kwitoza gusenga ni inyungu z'ubyitoza. Yesu ashimwe cyane. Kwitoza gusenga ni inyungu z'ubikora. Nubwo tuvuga ngo biragoye, biravunanye, ariko ni inyungu zawe. Kandi ikintu cy'agaciro cyose ntabwo kiboneka mu buryo bworoshye. Kwigoma umwanya, kwigoma ibyo kurya, kwigoma ibyo kunywa, kuvuga gusenga ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko nacyo ni ikintu kigira umumaro. Ngo ni ikintu kivuga ngo ubwami bwawe buze bukaza. Isengesho rye rihamagara ubwami bw'Imana bukaza. Reba rero mu gitondo ubyutse, mbere y'uko ugenda ku kazi, mbere y'uko ugira ikintu ukora, mbere y'uko ukaraba mu maso, mbere y'uko burashinga mu kanwa, waramaze gutoza ubuzima bwawe kubwira Imana ngo ubwami bwawe buze. Ukabyukana n'ubwami bw'Imana, ukirwa ugendana n'ubwami bw'Imana. Nijoro wajya kuryama ukabwira Imana ngo ubwami bwawe buze. Aho uraye hakarara ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ubwami bw'Imana ni ingenzi, ngo ariko bujya butuzaho bunyuze mu gusenga kwacu cyangwa mu isengesho. Ndakubwira yuko rero ubuzima bwawe igihe bwose ubutoje gusenga, ukabutoza umwitozo w'isengesho, uba urimo wimika ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Kandi ubwami bw'Imana, iyo tuvuze ngo ubwami bw'Imana buze, reka aribwo ngomeza kuvugaho, kuko nibwo tugezeho mu gusenga. Iyo tubuhamagaye ubwami bw'Imana bukatwitaba bukaza muri twebwe, ntago buza bwonyine. Ubwami ni guverinoma. Iyo ubwami buje, buzana na minisiteri zose. Nyabona kubwira abantu nkabwira ngo iyo perezida wa repubulika agiye mu ntara runaka, ajyana na guverinoma, ajyana abaminisitiri, ajyana n'abashinzwe ibigo bikomeye, ku buryo aba yiteguye neza ko abaturage be aha serivisi ayobora nibamubaza ikibazo
arahita abwira minisiteri runaka ishinzwe ikibazo cy'uwo muturage kugisubiza. N'ubwami bw'Imana iyo buje rero buzana na minisiteri zose, buzana na guverinoma zose, buzana n'ubutegetsi bwose. Iyo tuvuze ngo ubwami bwawe buze mwami, buzana na byose. Haleluya. Kandi uko guverinoma zubatswe niko n'ubwami bw'Imana bwubakitse, ndetse bwubakitse no kurushaho. Rero iyo tubuhamagaye ngo ubwami bwawe buze, buzana n'umutekano. Minisiteri y'umutekano nayo iraza ikabana natwe, kuko ubwami bw'Imana bufite minisiteri y'umutekano. Reka dusome Zaburi bumve. Reka dusome Zaburi ya 91. Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Havuga ngo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizakugera ku ihema ryawe, kuko azategekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Amen. Ndimo navuga ngo ubwami bw'Imana bufite guverinoma zose. Iyi ni minisiteri y'umutekano. Biravuze ngo Imana ngo ifite abamarayika bazarinda ihema ryawe. Ihema ni ubuturo bwawe, ubuturo bwawe utuyemo, ngo bazabugota, bazaburinda. Abamarayika, ingabo z'ubwami bw'Imana, ngo kandi bazakurinda mu nzira zawe zose. Haleluya. By the way, bazakora ibintu bitatu. Icyambere ngo bazarinda ubuturo bwawe, ari ryo hema ryawe. Ihema ni ubuturo, ni urugo rwawe, ni umusozi utuyeho, ni umudugudu utuyeho, uzarindwa. Icya kabiri ngo bazakurindira mu nzira zawe zose aho uzajya hose. Icya gatatu bazakurinda ntago uzasitara, ntago uzakubita ino kwibuye, ntago uzakubita nuvuga ngo hari abantu tubana nabo bamaze guhishurirwa gusenga, bamaze guhishurirwa ubwami bw'Imana mu buzima bwabo. Tugendana nabo, turarana nabo, dukorana nabo, ducuruzanya nabo, ariko muri bo bafite uburinzi. Hari ingabo zitagaragara zibarinda, kandi izi ngabo z'amarayika ziratangaje. Zishobora kundinda duhagararanye, ariko zigashinga umutekano wanjye. Doko zimeze nk'abano bayobozi barinda, nka zino ngabo sore zirinda abayobozi. Ingabo zirinda abayobozi iyo bamubwiye kurinda umuyobozi runaka, ibishinzwe umutekano w'uwo muyobozi, ntago yibaza umutekano w'abandi bantu bari ku ruhande. Burya hagomba kuba hari abandi bantu bashinzwe umutekano n'abandi bantu, ariko buriya umuntu defense ishinzwe umutekano w'umuyobozi, yaba ari perezida wa repubulika, yaba ari abayobozi bakomeye, abashinzwe umutekano, nuvuga ngo abashinzwe ubuzima bw'uwo muntu gusa aho hantu. We niyo habaye ikibazo ntago bajya mubaza ibyabaye aho hantu, bamubaza umutekano uwo yarayashinzwe kurinda. Bivuze ngo n'abamarayika n'ingabo z'ijuru niko zimera. Iyo ziri mu bantu 1000 ariko zishinzwe kurinda umuntu muri mu bwami bw'Imana, we raporo batanga si ibikorwa byabereye aho, batanga raporo by'umuntu bashinzwe kurinda. Rero hano dufite abantu tugendana na mu modoka, tugendana ku mamoto, tugendana mu basi, tugendana mu ndege, tugendana mu kazi, tugendana mu office, ariko muri bo bafite defense, bafite uburinzi, bafite ubwami bahagarariye, bafite abamarayika babarinda. Ngo bararinda, bakarinda ihema ryacu, bakarinda ingendo zacu, bakarinda n'intambwe z'ibirenge kugira ngo zidakubita kwibuye zigasitara. Rero nicyo cyiza cyo gusenga. Iyo umuntu asenze, ubwami bw'Imana bukuzura mu buzima bwe, akagendana n'ubwami bw'Imana, aba afite umutekano, aba afite amahoro, ntago umutima uhagarara, aba afite amahoro. Ushobora kugenda mu basi ukajyana n'abantu, basi yafata nka feri
ukumva abantu bose baravugije induru, ariko umuntu akavuga ngo mu izina rya Yesu, ko hari ubwami bumurimo. Rero nta kindi gikomeza ubwami bw'Imana ni ugusenga. Ko Yesu avuze ngo mujye bavuga ngo data twese wo mu ijuru, ubwami bwawe buze. Nashaka kuvuga ngo ubwami bw'Imana buje, buzana n'ingabo ziburinda. Nta bwami butagira abarinzi baburinda. Izi ngabo zirinda ubwami bw'Imana ni abamarayika. Rero Imana ikoherereza abamarayika mu gusenga kwawe. Ubwo bwami bw'Imana, Imana ikohereza abamarayika barinda ihema ryawe, barinda aho ujya hose, barinda intambwe z'ibirenge byawe kugira ngo ridakwita ku ibuye ugasitara, mu izina rya Yesu. Icya kabiri, haba ministeri. Ubwami bw'Imana bufite ministeri ikiza y'ubuzima, ministeri y'ubuzima. Ubwami bw'Imana bugira ministeri y'ubuzima. Reka dukomeze dusome Zaburi. Reka tugome mu gitabo cya Zaburi. Zaburi 103. Zaburi 103. Zaburi 103 umurongo wa 3 haravuga ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Yesu ashimwe cyane. Nuvuga ngo ubwami bw'Imana burimo n'abavuzi. Biravuze ngo niwe Uwiteka ubabarira ibyaha byawe byose, agakiza n'indwara zawe zose. Hano harimo ministeri ebyiri zivuzwe. Harimo ministeri y'ubutabera, ubabarira, ministeri y'ubucamanza, ngo nibabarira ibyaha byawe byose, ni nayo ikiza indwara zawe zose. So rero niyo mpamvu ari ingenzi cyane gusenga. Iyo umuntu Bible atubwira ngo Yesu yabwiye abigishwa turacyajisubiraho ngo nimujya musenga mujye ngo data wa twese wo mu ijuru, ubwami bwawe buze. No turavuga ku bigize ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bufite ingabo ziburinda umutekano. Ubwami bw'Imana zifite ministeri y'ubuzima, ngo niwe ukiza indwara zawe zose, izananiranye, izo wivuje bikanga, izakubayeho karande, izakumaze imyaka myinshi. Ubwami bw'Imana bukiza indwara zose. Iyo wamaze kwizera ubu bwami ugasenga ukabushaka, bushobora gukiza indwara zawe zose. Ikindi cya kabiri, ngo ni ubabarira ibicumuro byacu, ni ubabarira ibyaha byacu. Ubwami bw'Imana bugira imbabazi. Ubwami bw'Imana burababarira. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwitoza umwitozo wo gusenga. Gusenga ni ingenzi. Mu Kristo udasenga, ndakugira inama ko gusenga ntago biganirwa, gusenga ntago bivugwa, gusenga ntago bitegurwa, gusenga ntago bishaka gukora timetable. Gusenga ni igikorwa gikorwa, kandi umusaruro wo gusenga uva mu kubikora, ntago uva mu kubivuga, nta nubwo biva kuri timetable ufite, biva ku cinjiramo igikorwa nyirizina kigakorwa. Ariko ngiyo dusenze tukabikora, ngo ubwami bw'Imana buraza. Haleluya, haleluya, ubwami bw'Imana buraza. Yesu ikindi yabwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo uduhe ifunguro. Tugomba gusenga tukagera ku rwego dusengera n'ifunguro ryo kurya. Uzi ko ari abantu bacitse bacogoye, asigaye batakibuka no gusengera ibyo kurya. By the way, neza yarabyibagiwe, akarya agahaga. Hano wamaze kwibagirwa asenga bigeze mu kanwa, ati Mana mbabarira nariye. So tugomba gusenga tukageza uburyo ubusengesho tubishyira mu buzima bwacu bwa detail, ku buryo n'ibyo kurya turya tubisengera. Yavuze ngo musabe ifunguro ryo kurya uko bukeye nuko bwije. Yesu rero aduha imbaraga zo gusenga. Yesu rero aduha imbaraga zo kwitoza gusenga. Utangira ubitoza ubuzima bwawe, utangira ubitoza, nibwo buzima bw'umukristo. Babwiye Yesu ngo na Yohana yabyigisha abigishwa be, kandi nawe nibyo ukora bitwigisha. Rero gusenga ntago babisaba rero. Oya, musengere nige gusenga. Musengere nige gusenga. Abandi barabahanurira ngo Imana iguhaye kumenya gusenga. Gusenga ni igikorwa wowe witoza ugakora.
ukageza ku rwego gihinduka ubuzima bwawe, kigatangira kuzana umusaruro mu buzima bwawe, kuko wacyitoje, kuko wakimenye. Sengera urugo rwawe, sengera ubuzima bwawe, sengera abana bawe, sengera ofisi yawe, sengera ahantu hose ukandagira. Yesu avuze ngo mbahaye imbaraga n'ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, ngo n'ikintu cyica cyose nacyo kizabatwara. Ariko twirirwa buri gihe cyose tubyimba ibirenge ngo twakandagiye ibintu, numva imisonga mu birenge. Ugomba gusenga ukagera ku rwego ukandagira ibyo bateze, ntugire ikintu wumva mu birenge byawe. Ugomba gusenga ukagera ku rwego ibirenge byawe bihinduka nk'icyuma, bikandagira inzoka, bikandagira sikoropiyo. Ugomba gusenga ukagera ku rwego ubinywa ibyo baguhaye, byagera mu nda bigasanga umuriro w'amasengesho. Ugomba gusenga haleluya. Gusenga ni ubuzima, gusenga nizo mbaraga z'umukristo. Ugomba kwitoza umuco wo gusenga, ukabigira ubuzima, ukabishyira mu buzima bwawe, ukabyitoza, ukabyikora. Imana y'ijuru ikumva gusenga kwawe. Ikindi cya nyuma, gusenga niho tuvuganira n'Imana, niyo communication yacu n'Imana. Wasenga isengesho risanzwe, wasenga wirije ubusa, wasenga ukoze dry, biterwa n'ukuntu wateguye gusenga. Wafata amasengesho ibihe birebire, ariko gusenga niho tuvuganira n'Imana, niyo communication yacu n'umuremyi wacu. Rero niwikwemera ko network yawe ivaho, wikwemera ko ivugana ryawe n'Imana rivaho, itegura ukomeze gusenga kugira ngo Imana ikomeze kuvugana n'ubuzima bwawe. Imana ikomeze kubwira icyo gushakaho, nawe uyibwire icyo ushaka, ikuyobore muri byose mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Rero tugiye gusenga. Nimba tuvuze gusenga, tugiye gusenga kandi twizere isengesho ko rikora ibitangaza, twizere imbaraga z'Imana ko zikora ibitangaza. Ndashaka ufatanye nanjye muri iri sengesho tugiye gusenga, wizere kandi uhagarane nanjye, ugendane nanjye. Imana dusenga ihindura ibihe, Imana dusenga ihindura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi isumba amazina yose. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mana y'amasezerano, Mana yumva gusenga, ndakwinginze cyane ngo ubwami bwawe buze bukora ibitangaza mu buzima bw'abera. Buri muntu wese uhagarana nanjye muri iri sengesho agasenga, ndamusengeye ngo ingabo z'abamarayika zo mu ijuru zigota ihema rye, ingabo z'abamarayika zo mu ijuru zimurindira hajya hose, yagenda mu modoka, yagenda kuri moto, yagenda ku igare, yabagenda n'ibirenge, yabagenda n'indege, ahajya hose ingabo z'abamarayika zimurinde mu izina rya Yesu. Kandi urinde intambwe z'ibirenge bye kugira ngo adakubita ku ibuye agakomereka. Ukuboko kw'Imana kwiza kunyure mu gusenga kumufashe. Mana igisha abantu gusenga, duha inyota yo kwitoza gusenga, duha inyota yo gusenga, duha inzara n'inyota yo kuvugana nawe, uvugane n'imitima yabo, uvugane n'ubuzima bwacu, utugirire neza kuko uri Imana. Ndasenze Mwami ngo abarwayi bakize, kuko ijambo riratubwiye muri Zaburi y'Ijana-na-3 ngo ni wowe ubabarira ibyaha byacu byose, ngo kandi ugakiza indwara zose. Nimba hari n'indwara yakomotse ku cyaha, nimba hari n'indwara isanzwe, ubasha kuyikiza. Ijambo riravuze ngo nagukiza indwara imwe, nagukiza indwara ebyiri, nagukiza indwara 100, ukiza zose. Ndasengera abari pararize ngo bakire mu izina rya Yesu. Ndasengera abafite kanseri ngo bakire, ndasengera abafite sida haleluya ngo bakire, ndasengera abarwayi ngo bakire, ndasengera amaze igihe kinini bababaye ngo bakire, ndasengera buri muntu wese Mwami Imana ngo ukore ibitangaza. Urambura ukuboko kwawe, ubabarire ibicumuro byacu byose, kandi udukize n'indwara zose, uduhe ingabo zo kuturinda. Ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka aribyo bikorwa mu izina rya Yesu. Utuyobore kandi udufashe. Tuguhaye icyubahiro kandi turagushimye kubwo wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Yesu abaho umugisha, amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu. Amen.